ndi umusore nigeze kugera igihe maze kugera igihe nicarana na dayimoni. Iyo dayimoni twicaranye irambwira ngo ntugakore kuri Bibiliya n'umunsi n'umwe, umunsi wayikozeho uzapfa. Nanyura mu gikombe cy'igicucu cy'urupfu sinzatinya ikibi cyose, kuko ndi kumwe nawe. Inkoni yawe, inshyimba yawe nibyo bimpumuriza. Haleluya. Bene data bakundwa, nshuti z'umusaraba muri aho, nari mbakumbuye cyane. Nejejwe n'Imana mu mutima wanjye kandi shimishijwe nayo, kuko uyu munsi iri kumwe nanjye. Uyu munsi ndumva afite ibyishimo bidasanzwe yuko Imana yabanye nanjye mu iri joro ryakeye. Ni ukuri Uwiteka Imana Nyiringabo, Umwami w'amahoro yabanye nanjye. Niyo mpamvu uyu munsi nyishimiye, kandi ndashimira Imana ko mu minsi ishize Imana yagiye inyereka ukuboko kwayo, uko bukeye n'uko bwije nkabona imbaraga zayo, uko bukeye n'uko bwije nkabona ibitangaza byayo. Uyu munsi tugiye kuganira ku ijambo ry'Imana Uwiteka yashyize ku mutima wanjye. Reka twihuse dusome ijambo ry'Imana. Tugiye gusoma ijambo ry'Imana mu gitabo cya Zaburi, ibice 23 n'umurongo waho wa 4. Ni amagambo Uwiteka Imana yashyize ku mutima wanjye. Reka dufate Bibiliya zacu dusome amagambo Uwiteka Imana yashyize ku mutima wanjye. Zaburi 23 n'umurongo waho wa 4. Zaburi 23 ku murongo wa 4. Kadusome twihuse mu izina rya Yesu Kristo. Kadusome kubahageze. Zaburi 23 n'umurongo wa 4. Ni amagambo Uwiteka Imana Nyiringabo yashyize ku mutima wanjye. Numvishe naganiriza abanyarwanda batuye ku isi hose, ndetse si abanyarwanda gusa, n'abandi bose bateze amatwi iki kibwiriza cyanjye. Reka dusome mu izina rya Yesu. Bibiliya iravuze ngo naho nanyura mu gikombe cy'igicucu cy'urupfu sinzatinya ikibi cyose, kuko ndi kumwe nawe. Inshyimbo yawe n'inkoni yawe nibyo bimpumuriza. Amen. Ayo niyo magambo Uwiteka Imana yashyize ku mutima wanjye. Ku batanzi nitwa Turacyaraba Umukiza Innocent. Ayo niyo mazina yanjye. Ndi umukristo, ikindi kigeretseho ndi umugabo, ndubatse. Ndashima Imana yera yo mu ijuru ko uyu munsi ifashe kuri Bibiliya. Kuri nge ni ishimwe rikomeye cyane. Kuri nge ni ishimwe rihambaye kuba mfashe Bibiliya mu kiganza cyanjye. Nukuri hari ibintu byinshi byagakwiye kuba bituma nafashe kuri Bibiliya. Reka mbaho ubuhamyaho gatoya. Njyewe ndi umusore nigeze kugera igihe maze kugera igihe nicarana na dayimoni. Iyo dayimoni twicaranye irambwira ngo ntugakore kuri Bibiliya n'umunsi n'umwe, umunsi wayikozeho uzapfa. Ndakubwira ayo magambo. Nari ahantu ndaryama, maze kuryama, ariko maze kuryama ndapfa. Ariko mbere yuko mpfa, reka mbahe ubuhamyaho gatoya.
nabanaga n'umusore witwaga Kibindura Cyanga. Uwo Kibindura Cyanga yari umukongomani uvuka ahantu bita Kindu. Uwo Kibindura Cyanga twahuye afite izindi mbaraga zidasanzwe muri we. Kibindura Cyanga arambwira ngo ndashaka ko tuba inshuti, anyita izina anyita Kimanga. Amaze kunyita Kimanga, abantu benshi hari abandi ku izina rya Kimanga kuko niko bampamagaraga Kimanga. Anyita Kimanga, amaze kunyita Kimanga nanjye numva ni izina ryiza ryitwa Kimanga, kumba ari kunyobora mu nzira yo kurimbuka. Arambwira ati ngewe dore uyu munsi tuvugana mfite ubushobozi budasanzwe, mfite ubushobozi budasanzwe. Icyambere ngiye kukwereka, anjyana ahantu, amaze kunjyana ahantu azamura izosi rye rirazamuka rireshya metero. Arongera ararimanura, arambwira ati si icyo gusa mfite n'ibindi. Amaze kumbwira ngo mfite n'ibindi, anyereka amabere ye, amabere yarayabyinisha, amabere yabyina umuziki nawe yacurangishije kandi we yemye. Arambwira ati nzakwigisha imbaraga zindi zitari izi ngizi ndeba. Atangira kunyigisha gusenga, uburyo basenga Satani. Ngewe niza gusenga Satani, anyigisha uburyo bwo gusenga Satani, nangira kubyiga. Arambwira ati ibi bintu nubikora uzabiboneramo umugisha, ibi bintu nubikora uzabiboneramo imbaraga, ibi bintu nubikora uzabiboneramo ibitangaza, ibi nubikora uzamamara. Namwe murabizi abana b'imyaka 16, 17 aba yumva yaba igitangaza, nicyo kimunezeza. Bariho ari igitangaza, nicyo kimushimisha kuba yaba ariho yumva ari ukomeye, akaba akomeye mu karere, akaba akomeye ari igitangaza, yaramamaye. Ndangije kwiga ibyo, nacuruzaga itabi nkaricuruza, itabi rirunguka. Rimaze kunguka, umunsi umwe uwo witwaga Mbahera Ubugabo Mariko arambwira ati sha Inosa, ariko ntiyanyita Inosa, anyita Kimanga. Arambwira ngo ndashaka ko tujyana gusenga. Nawe yari inshuti yanjye, njya gusenga. Ngeze mu rusengero ndasenga. Ngewe nari narize gusenga bwa mbere mu idini ry'iwacu rya gakondo rya Katolike, nibyo nari nzi gusengamo. Tugeze muri Pentekote barasenga bajya mu mwuka, batangira kuvuga ngo cyemewe Shetani kwa jina la Yesu. Rumva abantu bose bajya mu mwuka bavuga ko kantu, bavuga ngo cyemewe Shetani kwa jina la Yesu, cyemewe Shetani kwa jina la Yesu. Nanjye njyaho ndatera, navuga ngo cyemewe Shetani kwa jina la Yesu, cyemewe Shetani kwa jina la Yesu. Nanjye subiramo. Kumbi simenye ko ndi kwiruka none amaze kwimika. Yesu ni umwami, Yesu ni umukiza kandi ni umutabazi wacu. Aho ngaho ntase, ngeze mu rugo ndaryama. Maze kuryama mbona ikuzimu harakingutse. Hamaze gukinguka, abapfuye narinzi baza kunyakira.
ndabyibuka haje umugabo umwe witwaga Bikomagwe, twe twaramubatije Nyabingi kuko yakoraga Nyabingi ku mugaragaro. Haza n'undi bitaga Ngirunkunda, barambaza ngo se nawe uraje uje udakoreye Imana, imirimo yawe ibaye impfabusa. Ndikiriza ngo ye wa mudayimoni nababwiye ngo ngeze ikuzimu ndananirana, ikuzimu bohereza wa mudayimoni ku isi. Arasabwira abantu, arababwira ngo umuntu wanyu yananiranye ikuzimu. Yaraje asanga bamaze kunzingazinga mu gishashi bitaga iponjo, biteguye kunjyana kunshyingura, bamaze kumpambira. Arababwira ati uyu nguyu yananiranye ikuzimu. Ariko shaka guca urubanza, nimba ari uwa Satani bimenyekane, kandi nimba ari uw'Imana bimenyekane. Ndashima Imana yagiye muri data akanyita turacyari ab'umukiza. Imana yarakoze, yo yagiye muri data ikanyita turacyari ab'umukiza. Arababwira ngo mumbwire amazina ye, ariko mubanze mumuhambure. Ngo barampambura, bamaze kumpambura njyewe sinabirebaga, banca indasagwe 3 wa muzimu. Amaze kunca indasagwe 3 mu gatuza, araza azirambikamo amakara. Amaze kurambikamo amakara, afata andi makara yashyira mu mazuru, andi makara yashyira mu maso. Arababwira ngo ndashaka ko mumbwira amazina ye. Barangije baramubeshya, baramubwira ngo uyu yitwa Kibindu, uyu yitwa Kimanga. Bamaze kuvuga ngo nitwa Kimanga, aragenda aragaruka, arababwira ngo murambeshye, ntabwo ariyo mazina ye. Imana ntabwo ijya yitiranya amazina. Barangije bamubwira amazina yanjye yose, baramubwira ngo yitwa turacyari ab'umukiza Innocent. Aragenda ngo abereke icyatsi, arababwira ngo iki cyatsi cyitwa turacyari ab'umukiza Innocent. Ngaho nihagira uwandika muri komenti avuga nimba icyo cyatsi cyitwa iryo zina kizi. Hagira uwandika muri komenti avuga ngo iki cyatsi cyitwa turacyari ab'umukiza Innocent ndakizi. Ngo arangije arababwira ngo iki cyatsi ngiye kukirandura, nikirandukana n'imizi yacyo yose, kuko uyu muntu yananiranye ikuzimu, kirazamukana n'imizi yose. Nimba ari umuntu w'Imana, ariko nimba ari uwa Satani kiracika. Ndashima Imana yera yogahora ku ngoma, yabonye ko ndi umuntu wayo. Ndashima Imana yo yabonye ko ndi umwana wayo, niyemere ko ikuzimu bamperana. Ngewe aho narindi mbona munsi y'ibirenge byanjye hashemo ijeke yitwa urukundo rw'Imana. Hari akaririmbo abakristo bajya baririmba bavuga ngo urukundo rw'Imana ni rurerure cyane, urw'Imana idukunda ntawarurondora. Ngo urukundo rw'Imana ni rurerure cyane, urw'Imana idukunda ntawarurondora. Urwikunda abasaza ni rurerure cyane, urw'Imana idukunda ntawarurondora. Rwa rukundo rw'Imana umuntu atabasha kurondora, ngo ruhinduka ijeke, iyo jeke iranzamura injugunya ku isi. Wa mudayimoni namusanze ku isi, turicarana
tumaze kwicarana, fata intebe nawe afata iyindi, arambwira ngo ni iki wakoze ku cyumweru? Ndamubwira ku cyumweru navuye aha njya gusenga, njyana na Mbahera ubugabo Mariko. Arambwira ngo ntuzasubire gusenga ukundi, uhereye none ntuzasubire gusenga. Ikindi kigeretseho, arambwira ngo ntugakore kuri Bibiliya, undi munsi wakoze kuri Bibiliya uzapfa. Arambwira ngo umunsi wakoze kuri Bibiliya uzapfa. Mantinya Bibiliya. N'abantu umuntu ufite Bibiliya nkirukanka kuko nabonaga umuntu ufite Bibiliya nkavuga ati kambayeho. Ninya Bibiliya, uyifite ndamutinya. N'abantu barokore nkabagendera kure kuko babaga bafite Bibiliya. Umunsi ndamusezera ataha, agaruka bwa kabiri ndamutekera turicara turasangira, agaruka bwa gatatu ari nabwo yaje bwa nyuma, anegeka kujya kugura intama y'ibara rimwe. Intama ndayigura, maze kuyigura arambwira ati iyi ntama ngiye kuyishyira abakurambere mu ishyamba rya Uganda. Kandi ubwo nabonaga afite imyaka nka 80, ambwira ijambo ryitwa abakurambere, nibaza iryari ryo riranyobera. Ndamuherekeza, ariko yazagaho twabaga abantu bagahita bahunga kuko yari yarabwiye ngo afite ubushobozi n'ububasha bwose bw'ikintu icyo ari cyo cyose, gukora icyananiranye cyose. Abantu bamubona bakamamagara ngo yewe Kimanga we, ngwino sanga wa musaza wawe ngo waraje. Tukicarana tukaganira, akambwira uburyo afite ubushobozi n'imbaraga zose. Uwo munsi ndamuherekeza, maze kumuherekeza namuhaye na ya ntama dutandukanye. Nagiye metero 60, mpindukiye ngo murebe mbona arenze ibirometero nka 2. Mbona arenze ibirometero nka 2. Mbonye arenze ibirometero nka 2, ndahindukira ndamureba, ndamwitegereza, nitegereza uburyo agenda. Mbona ntabwo ari umuntu usanzwe, aterura ya ntama, mbona ararenze. Ndavuga burya narindi kumwe na dayimoni sinabimenye. Ariko ngumana rya jambo yambwiye rivuga ngo ntugakore kuri Bibiliya. Hari igihe nawe ariko abapfumu bakubwiye ngo ntugakore kuri Bibiliya. Hari ibyo abantu bakubwiye ngo ntugakore kwiki, baswa n'abasogokuru barakubwira ngo iki nugikoraho uzapfa. Ariko reka nkubwire ngo Yesu arabohora. Yesu arabohora. Aho ngaho aho narindi mwico gihe ndangije mba mwubwo buzima, kugeza igihe nahuye na Yesu. Nzabaha ubuhamya hagati y'ubwo buzima, nzabaha ubuhamya hagati y'ubwo buzima. Dusomye ijambo cy'Imana, n'amagambo Bibiliya ivuga ngo ni amagambo ya Dawidi mwene Yesayi. Dawidi uyu iyo ukurikiranye amateka ye ubona ko Dawidi yavutse kwa Yesayi, ariko ntiyavuka ku mugore wa Yesayi. Kuko iyo usomye Bibiliya
hari amagambo ubwo abihamya muri Zaburi ya 51 aho yavuze ngo mama yambyariye mu byaha niho navukiye, ngo kandi navukanye gukiranirwa. Dawidi uyu nk'ubwo buzima bwo kwa Mukeba atarafashwe neza, bwo kwa Mukeba atarabayeho neza, bwo kwa Mukeba atarariraga igihe, bwo kwa Mukeba yabaga mu buzima bugoye, nk'ubwo buzima bukomeye, Imana irahamusanga. Haleluya! Ngo Imana irahamusanga imutoranya ku mwami wa Isiraheli, yimikishwa amavuta hagati ya bene se, yimukishwa amavuta hagati y'umuryango, yimikishwa amavuta ku bavuga ko ari ikinyendaro, yimikishwa amavuta bose babireba. Niko kuvuga aya magambo dusomye, aravuga ngo nkuko twasomye muri Zaburi ya 23 umurongo wa 4, aravuga ngo naho nanyura mu gikombe cy'igicucu cy'urupfu, haleluya, naho nanyura mu gikombe cy'igicucu cy'urupfu sinzatinya ikibi cyose kuko ndi kumwe nawe. Yumva afite ihumure, mama we yumva ameze neza, yifite ihumure. Ujya ugenda ukavuga uko biri kose nubwo mbayeho nabi mfite ihumure. Aravuga ngo naho nanyura mu gikombe cy'igicucu cy'urupfu sinzatinya ikibi cyose kuko ndi kumwe nawe, inkoni yawe ishimba yawe nibyo bimpumuriza. Yusomye ku mirongo ya mbere yatangiye avuga ngo Uwiteka ni umwungeri wanjye sinzakena, ngo andyamisha mu cyanya cy'ubwatsi bubisi, ngo asubize intege mu bugingo bwanjye, ngo anjyane iruhande rw'amazi adasuma. Umwami wacu ajya tujyana iruhande rw'amazi adasuma, tukumva akayaga k'umwami Imana, tukumva akayaga kishobora byose. Ngo anjyane iruhande rw'amazi adasuma, ngo asubize intege mu bugingo bwanjye. Imana yacu ni inyamaboko, Imana yacu ni inyembaraga, Imana yacu ni inyabubasha, Imana yacu ni inyabushobozi, Imana yacu irakora. Kadusenga Imana, tugiye gusenga Imana. Naho nanyura mu gikombe cy'igicucu cy'urupfu ntabwo natinya. Musore ufite ibigutinyishije, mukobwa ufite ibigutinyishije, mugabo ufite ibigutinyishije, ariko reka nkubwire ngo Dawidi aravuga ngo naho nanyura mu gikombe cy'igicucu cy'urupfu sinzatinya ikibi cyose kuko ndi kumwe nawe, inkoni ye n'ishimbo ye nibyo bimpumuriza. Imana niyitanga ihumure. Humura, Yesu ari ku ngoma. Humura, Imana irakuzi. Humura, ntiyakureka. Humura, ikwitaho. Humura, humura, humura. Kadusenga Imana. Nanjye utarakoraga kuri Bibiliya, nanjye utarakoraga ku ijambo ry'Imana, nanjye watinyaga abakristo nk'abahunga, ubu nahindutse umukristo. Ubu ngenda nitwaje akabibiliya, ndi kuririmba ngo nzakagendana, nzakagendana, nkumva mfite ifiyeri kuba mfite Bibiliya. Ariko reka nkubwire ngo humura, Yesu ari ku ngoma.
Uwiteka Mana Nyiringabo, byiringiro bizima, niho utanga ihumure. Ubwo utubwiye ngo naho umuntu yanyura mu gikombe cy'igicucu cy'urupfu, ari kumwe nawe ntakwiriye gutinya. Ubwo utazadutinyisha rero, tugushimiye ihumure uduhaye ibihe byose. Amen.